Ahangaha rero nari nakase urutunguru nashyizemo na seleri, ndangije ndabivanga shyiramo n'indimu, shyiramo na magi, nuko ndatangira mbishyira mu rubavu ku ifi yanjye nari nakase, shyira no mu mutwe, uraje ubibone ko naho nayashyize, ibirungo nakase byanjye mbishyiramo, ubundi ndangije ndafunga neza, ndavuga nti reka mbereke uko isa nyuma y'uko nayitetse, hano igaragiwe n'ibirayi, reka mpite mwereka ukuntu twabitetse, tuzamukane neza muri video, nta hantu ndi busimbuke, ibintu nakoze byose ndajya mbibereka, nta kindi ndi gukora, nta ikintu cyo gusimbuka kumwe, ugira video bakagusimbukiriza bakakwereka ahantu bashyizemo ibindi bintu utabimenye. Turakomeza tuyirebe kuva ntangiye, namaze gushyiramo bya birungo, mpita nyifata nyikata neza mu mpande, nkatamo inshuro 3 kugira ngo ize gufata amavuta neza, kandi ize kuba imeze neza cyane. Abantu benshi baribaza ngo ya fi yamize yona yagiye, ngiyi nayitetse, ngiyi niyo tugiye guteka. Ndangije shyiramo umunyu cyane cyane, negereza kuri rwa reba ukuntu kireba, ariko mu mafi areba nabi, ndangije nyisiga umunyu neza, nubwo ireba nabi namwe muri kubyibona, ariko ntabwo ari njye uri kubibona njyenyine. Ifi zireba nabi, yaba ari nzima yaba yapfuye ireba nabi. Nyikubita mu ifuru yanjye ndayifunga neza, nuko ntabishyizemo hariya muri video, agakoni ni gatoya, ndafata ibyo ndi gukora gusa, mubishaka murabimbwira muvuge muti jya wongera igikoni tubone ibintu byose, ibyo nta kibazo. Nayifunga, hariya hari akantu nibagiwe kafunga, urabona ngiyi ntarayifunga, nagira ngo mbibereke ntarayifunga. Hari abantu bari kuvuga bati ntutweretse utarayishyiramo neza, dore ngiyo aba nashyize umunyu, ireba nabi, dore uko kireba gusa. Ariko ifi zigira amenyo, ifi nta menyo zigira, ibyo turabimenya turi kuyirya. Ibyo turabimenya turi kuyirya. Ndangije nyikubita muri ya furu yanjye nababwiraga. Iyi furu umuntu wayimpaye yarambwiye ati nkwihereye isuka agenda uhinge, irazimpingira, ngiye kujya ngifi buri cyumweru kuko iyi furu igomba gusaza yakoze. Ndangije nafisizemo ya fi, ndayizirika neza, ndayifunga. Naravuze nti mu gikoni ngomba kujya nteka nk'uko nkafata umunsi ngateka nk'uko bamucoma bateka, shyiramo akantu kameze nk'aka bamucoma, ngomba kujya nicomeramo ibintu byanjye nkabikurikirana. Urabona ko harimo udukara, nkafata ifuru yanjye nkayisiga amavuta, ndangije kwisiga amavuta ashyiramo ya fi, ubundi nyikubita hariya ku muriro. Naho urugamba rwatangiye rero. Umuriro amakara ntabwo aba afite ubukana bwinshi cyane, ariko nanone ntabwo aba yazimye, aba ari hagati na hagati. Ndaje nkwereka ukuntu ngukubitira ifi hano, ugenda uvuga uti cyakoze cyo kuva navuka mbonye ifi, kuko mwe muraba muribonye, njye ubwo nayiriye tayari, video n'ubundi irajya gusohoka nayiriye. Gusa simbubibereka ndi kuyirya, ndabibereka nayirangije kuyirya, byo ni part 2 izasohoka, nabwo ni mubishaka. Urabona ko hano ifi yacu yari itangiye gufata amavuta, babyita gutora irangi sha. Ifi yacu yari itangiye gushima amavuta, ivuga ati umuriro uvuga uti kaza neza, mboga zizanye. Nanjye aho nari ndamirwe yanyishe, habuze gato ngo ntangire kumira mari, nako nayamize amazi, nari mbiyemeye amazi nayamize rimwe se, nayamize. Hano kuri Cine TV Show tuzaba tubatekera ikintu uko mubishaka, muvuge muti dutekera iki ngiki, nk'uko mubishaka nzayamita nyiteka ako kanya nta kibazo. Ureba ko hano hari hashize akanya ifi, ariko niko nagendaga nyihindura, ifi itangira noneho gutora irangi neza cyane. Muragenda mubibona ko umuriro hari aho bisaba ko ngenda nongeramo udukara ukuntu, mbona amakara agiye ashira, ariko nanone nkagomeza nkacungana nuko umuriro utambana mwinshi cyane, nanone utambana muke cyane, ukaguma muri moyenne. Urumva ko n'igifaransa ndakizi, za moyenne, za rendi, za midi, mercredi,
na Jedi Ntwari yo ndayitinya, abantu bize segonderi barabizi kuri Jedi Ntwari bari ibibazo. Nakomeje nicungira hafi yanjye nipowe, amerwe ari menshi byo ntabwo nabibahisha. Amerwe yari yanyishe miramaritiro, mvuga nti ndaje ndakwereka. Nubura ko n'ubundi hano nayihinduraga nkagenda negereza ahantu umuriro uri, ubwo nagerageza gufata na phone yanjye nkanabikora, ariko nari mfite n'undi muntu twari turi kumwe wamfashaga, nkamubwira nti fasha nkwereka utuntu mba nikorera, nkwereka ukuntu tugiye kujya tubigenza. Aha hantu yanzaniye ishusho ribi, ndavuga nti mana yanjye, uretse ko abantu ari ukwihangana ariko aya mashusho ntago ari meza cyane pe. Ariko ndavuga ni ishusho sicyo cy'ingenzi ni ifi ndi guhindurira abantu sha. Aho nongeragaho utuvuta kuri bwa buroso bwanjye bumeze neza, nkagasiga neza kugira ngo ntago nabona icyo mvuga ngaha. Bimeze neza cyane kandi biriya iri kuri nko 60% ntago irashya. Ahangaha gusa nuko ndi kugenda nyihindura, nta bindi bintu ndi kongeramo. Nawe wabikoze wayiguriye ifi yawe ukayiteka kuriya, ugeze kuri step bimeze kuno, nta kindi kirungo nashyizeho. Hari abantu bahise batekereza mu twe yabo ngahangaho nguri gushyira iki, ndaba nta kintu ndashyiraho hano. Uyu ni umuriro gusa n'aya mavuta ndi kugenda nyisiga, ariko nanone sinyisiga amavuta menshi. Urabona ko mbega inyama iyafi ya Mizeyona yari ifite inyama nyinshi. Ndebe ikintu kingana kuno cya Mizeyona abantu turakirya umunsi umwe tukirangiza, ibi nibagirana. Reka nze turaje tumuhorere, ndagahindura neza n'abantu ndakurya. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo kuki uvuga ngo iyi fi ya Mizeyona, none se urabona iyi fu ukuntu ingana koko yaba ari iyi? Ntago ari twa tundi two mu nzuzi, twa tundi twari aha kujya reka. Iyi fu uko igaragara ni ifi koko, ni ifi nyafi, ntago ni imwe ya Mizeyona. Nanabakopeza video ikurikira nzabatekera ya nkoko y'isake yabitse Petero yihakana Yesu. Iya nkoko nayo tuzayiteka hano kuri Cine TV show. Wenda gusaba gukanda kukazogera, ugakanda kuri subscribe cyangwa se sabone, ukore na like cyangwa sharing no kushiti zawe. Ibyo ngibyo biraterwa nuko bishaka, ariko ntugende utagize ikintu tubwira muri comment. Uvuga uti watetse nabi, uvuga uti watetse neza. Aho ngaho nari natobye ikirungo cyanjye, nabyo nabibabwira byose. Muwe mubyandika muri comment. No kugitoba gusa na sauce tomate cyangwa icyo wabukoresha, niba ukoresha inyanya, niba ukoresha sorwatomo n'ibindi. Nako nari ntangiye kugenda nongera nyisiga ku mavuta kugira ngo n'umuriro utambana mwinshi. Hari aho yaje kugira nkaho iri gushirira, banza kudukuraho. Nari nyiri kubabwira ni hafi ya Mizeyona twayiteze, na ya sake yabitse Petero yihakana Yesu, nayo tuzayiteka mu minsi iri imbere. Ahangaha ndi kukwereka ukuntu twabanje guteka ifi. Nyaboneka niba uri kureba iyi video ntugende itarangiye. Kugenda video itarangiye ubu uri kwiteza aho ngaho. Nari nafashe agafoke mbuze ikindi kintu nkoresha, ngenda nkuraho amahwa, ngenda nkuraho n'ibindi bintu byagendaga biza bishirira, ngenda nyahungura gake. Amarwa ari menshi, ariko mvuga ni ntarebi mu kanya n'ingena ndongera ndayihindura n'indi shuro ya kabiri. Iyi shuro ya kabiri ntago ari shuro ya kabiri, nari mbabe kubeshya abanyarwanda. Rero biroroha, ubu nawe wari utekereje ko ari inshuro ya kabiri, kandi iyi ni nk'inshuro ya 500. nari nabwo ndoyenda babeshye muzi ngo ni inshuro ya 500. Iyi ni inshuro nk'iya 20 gutyo cya 10 na mpinduye. Wowe ugenda ucungana nuko umuriro ufite uri stable, utari kuba mwinshi cyane cyangwa ngo ube mukeya cyane, ubundi ugahita ugenda uhindura. Urabona ko hano twari tugeze nko kuri 90%. Irebere nawe, nta kindi giye kuvuga, irebere yo. Amerwe yanyishe n'umukameramana, Amerwe aramwica, abantu bose baraho, Amerwe arabica. N'abandi nimwe musohotse muraza irangiye. Urabona ko yageragezaga kugenda yifotora neza ayerekana. Hano yari itangiye bisa nkaho yatangiye noneho guhora
n'abana ariko ntibirarangira. Iyi step ntabwo ariyo ya nyuma, wowe komeza urebe video urebe ngo birajya gusoza bimeze gute. Ndaje nishyiremo utumaninyero, urabona ko hari bwa buroso bwanjye bwari butegereje, hari igikorwa bwari butarakora aricyo kigiye gukurikiraho. Nkubwira ngo wowe utarakanda sabone hano kuri Cine TV Show cyangwa se subscribe, nicyo gihe cyawe kugira ngo uyikande, ubutaha tujye tubana 5 kuri 5. Ko byambabaza nkoze indi video bimwe nababwiraga ntangero no kwisiga ikirungo gake gake, nkayisiga nkamanura hose nkayubika, nako buriya yari yubuye nkayubika kugira ngo nanone nyisige n'inyuma ikirungo kiyifate, noneho ize kuba imeze neza cyane. Uraza kubona itandukaniro riri hagati y'ifi iri mu mazi n'ifi ivuye mu mavuta. Ibi ni ukuyotsa, hari abantu bavuga ngo kotsa ngo se biba bimeze bite, ibintu nk'ibyo. Hari n'abantu baretse kurya amafi kubera ko abantu bayabokereza, nta burambe bwiza, ari ibintu utamenya ubwoko usanga bayavuye. Ahangaha rero urayisubiraho, ndashyiramo nimero inyuma, ndaza gushyiraho nimero wakenera ifi kuyigura cyangwa se kuyirya yokeje cyangwa se ari nka delivery ushaka, iyo nimero wayihamagara, cyangwa se gusobanuza ku kindi kintu cyo kurya icyo ari cyo cyose, urabahamagara ubabwira uti mbonye video y'uko wateka ifi, ibindi barahita babigusobanurira. Urabona ko ndo yari itangiye noneho kugenda ifata ikirungo neza. Ni cya kirungo natobye, munyarikire muri comment mumbwira muti kiriya kirungo wagitobye ute, ndahita nkabahereza ari part 3 cyangwa se part 2 ukwayo. Urabona ko yari itangiye kugenda yumuka, ngenda nyikanda, ari nako wa muriro wanjye wari wamaze gushira, na makara nayo ufite, navuze nta yarabihisha, uretse ko yanayihishije. None igitunguru nari nakase cy'agasalade n'utunyanya n'udupoivro, dore ngiyi ifi yanjye nayirangije, nawe umbwire umpa amanota.